Muraho neza, nuko ntangiye nkora meza plus y'ibyo ngiye guteka, muze mbereke ibyo ngiye guteka. Izi ni inyanya ndimo ndasya, nta kindi kintu kirimo, ni inyanya zonyine. Noneho nimuze mbereke ibindi nakoreye mise en place natunganyije, duhite duteka. Nkuko mubibona rero, hano mpafite karoti, mpafite shufurere, mpafite igitunguru ngiki, harimo seleri, poivro n'izi nyanya. Ibi nabitunganyije, nabyogeje, nabikase kugira ngo bitaza gutwara umwanya munini. Noneho mureke dutangire guteka. Karibu rero nanone dutangire twumutse isafuriya imaze kumuka dushyiramo amavuta, tugatangira tugateka. Niba uri mushyashya hano rero turakwakiriye, ni karibu. Hano ni kwa Mukunda abantu. Imana iguhe umugisha, wakoze kuduhitamo kandi ntusubireyo, uguma aha ngaha tuba umuryango, dukomeze twaguke. Niba utarakanda subscribe rero kande share, like na comment, kandi nawe warangije kubikora turagushimiye. Imana iguhe umugisha kandi turagukunda. Yego, isafuriya rero imaze kumuka dushyizemo amavuta. Urayabona ni amavuta asanzwe niyo turi gukoresha, ariko niba ufite ubushobozi uzakoresha amavuta meza, igihwagari, olive oil na yandi yose za krisitali. Yego, amavuta rero amaze gushya nabanjemo karoti. Uburyo ngiye gutekamo izi mboga zanjye zitwa shufurere, ntabwo nshaka ko ziza gusha zashwanyaguritse. muzi ukuntu hari abantu baziteka zigasha ku buryo zijya gusha ukagira ngo ni umuceri urimo urarura, umuceri uri mu isosi. Twacikaguritsemo ari utuntu dutoya twinshi cyane. Njye rero ntabwo ariko nshaka kuziteka, nshaka ko ndi buze kuzarura nkayiteruramo uko yakabaye, nkayarura nkayishyira ku isahani bigaragara ko n'ubundi ari shufurere nk'uko nayitetse. Maze gushyiramo rero karoti zanjye, mfite poivro n'igitunguru, ntabwo nari nabikase, ndabikata ku buryo gutya mubibona. Yego, wowe uzabikata uko ushaka. Mugihe ndi kubikata karoti zirimo gusha, ntabwo nshaka ko izi mboga ziza gusha zigahwana, ngira ngo murabizi kandi murabindusha ko imboga iyo zihiye cyane ziba zitakaje intungamubiri zazo. Imboga rero tugomba kuzirya ari moyenne, zidahiye, zitari mbisi cyane kandi zidahiye cyane, zirimo hagati mu rugero. Sibyo? Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Mbese nibuka ya ndirimbo ngo andika M andika C, fatanya some MC, haguruka koma mu mashi. Kari agaciyo. Ndangije gukata poivro yanjye, ngiye gukata n'igitunguru, ariko njya kureba n'ibiryo by'iwacu, imboga zanjye kugira ngo zize gusha nk'uko mbishaka. Igitunguru nacyo ndagikata, umva bimwe byacu. Ntabwo turi abashefu, tukaba twiyemeye. Umushefu ntabwo akata igitunguru gutya, mwabibonye? Ibi ni ibyo mu rugo mbega. Yego, ariko da n'ibyo abashefu dushatse twabikora, nuko tutiraterega. Hari igihe ushobora kumwigana ugakata intoki. Ndangije kubikata, mpise mbishyira muri za karoti zitarasha cyane. Ibikurikiyeho nabyo mubitegereze murebe uko ngiye kubiteka. Iyo murangiza murampa amanota. Ndakwibutsa ko ngiye guteka izi shufurere, sinshaka ko ziza gusha zabaye amazi, zashwanyagurikiye mu gasosi. No, ngomba kuyarura uko yakabaye nk'uko nayishize mu isafuriya. Nta bintu byinshi. Ibiryo ntabwo bidutegeka, turabitegeka. Tugomba no kubiteka uko tubishaka, sibyo? Ikintu nurakata rero n'udusereri, ariko ntabwo ngiye kudushyiramo nonaha, mu gihe bya bindi nshizemo nabyo biri kugenda bisha pole buhoro buhoro. Pole njo mwendo.
yego. Udusereri rero natwo nari naturonze, murabona muri isafuriya ukuntu utubara tumaze kuba twiza, nari naturonze. Hari abantu badakunda shufurere kubera kuriya kuntu tuziteka nyine uhita uzibanza mu mavuta zikajya gusha zashwanyaguritse, wagira ngo utekeye abarwayi ba bwaki. No, sereri reka tuzikate, noneho mukomeze mukurikire murebe uburyo ngiye gukomeza nziteka. Ntimugende, ndabinginze murebe video muyirangize. Inyanya zanjye naziseye rero, nazo hari uburyo nshaka kuziteka zirimo ka tomato paste cyangwa salisa. Umva mwebwe mukurikire murebe tu, ntabirenze. Reka mbaho umwanya mbakureho urugambo, ubundi mukurikire murebe. Ndabakunda rero, namwe mumbwira ko munkunda muri comment. Urukundo rwarakonje, yego komana. Siko umwaka ushira nta muntu ukubwiye ko agukunda. Bya bindi nabyo bimaze kugusha moyenne, nise nshiramo izi shufurere. Kandi izi shufurere ndazirya zihiye nazo moyenne, ariko noneho zitashwanyaguritse. Uraza kubibona wowe ukurikire, ntuvaneho urushinge rwawe. Yego, maze kuzishiramo ngiye gukora icyo bita gukora iki, wala uzibesha uteruze isafuriya intoki zonyine, wumva ukuntu zizababuka nyine. Mfite tatuwaje y'amasafuriya yagiye antwika nihaye guteruza intoki. Buriya mfite inkovu mu biganza kubera amasafuriya nagiye mfata ngo ndi guterura ngo yewe ngo ntago yantwika. Yego, genda ucungana nabyo iyo udashaka ko biza kugira biza gushwanyagurika nyine, nuko nkuko ugenda ubigenza. Noneho no ku kariro gakeya kugira ngo hasi bitaza gufata bigashirira. Ibi biryo byacu nyine nibyo ndi kuvuga, bigashirira bitaranasha. Noneho reka nshiremo kacumvi, mwanitiye kacumvi kugira ngo bize kuza kuba bifite akagu. Akunyu rero turakavanga. Yedo, wabonye ko byari binjabutse, bya bindi ndi kubigisha nari nsubiyemo, ariko umva mpise ngarukira hafi aho, amazi atararenga inkombe. Ariko ndaza kugikoresha mu gakeya nimara gushiramo salisa. Ndabakundaga rero, urabona mfite ka gasahane, mfite za salisa hano ntabwo biri muri kuhareba. Mfite agasahane mfite na za nyanya naseye. Muretse murebe ukuntu ngiye kubivangavanga, kubimeranje, gukora agatogo. Mbega agatogo, kuvangavanga babyita guhimba udushya. Nabonye ningenda ncaramo kantu kamwe biri buntwara umwanya. Gushiramo inyanya nkategereza ko zisha, ngashiramo salisa cyangwa sorwatomu nkategereza kwisha, nkaza gushiramo n'ibindi byose. Oya, ngiye kubivangiramo hano, noneho bize guhira rimwe kugira ngo n'imboga zanjye zitaza gufata umwanya munini ku muriro, zikaza kuba zasaya. Noneho bya bindi nanze akaba ari byo mbereka, kandi nababwiye ko atari byo nshaka gukora. Iyi rero ni sauce tomate imeze gutya, mu isoko zirahari. Biteka inshuro nyinshi, biterwa ariko n'ibyo utetse uko bingana. Kuko nakoresheje inyanya zihagije, ndakoresha gatomato paste konyine cyangwa gasalisa, cyangwa sinzi uburyo harya mu kinyarwanda babyita mu inyanya n'ubundi. Salisa ni iki mu kinyarwanda, cyangwa tomato paste cyangwa sorwatomu ni iki mu kinyarwanda, mubimbwire. Ndangize mvange neza na za nyanya naseye bibe ikintu kimwe. Noneho uyu mutuku niwo turangiza tuwuminimize dukoresheje iki, soya sauce dark. Ureke kuba umutuku cyane, turashiramo ka soya sauce
hano yari incitse nari nshizemo rwinshi ariko nta ribi. Noneho tuvange, warebye hano ukuntu hinduye akabara, si umukara si umutuku, mbega nawe urabibona. Hagati aho shufurere zanjye murabona ko zatangiye kwika zimera nk'izihiye. Noneho nsukemo rwa ruvange rwanjye, nindangiza kurusukamo, umva ntukagira ikintu upfusha ubusa, ibintu byose urabigura nawe bibona wabiguze. Gasarisa kana nawe agomba gupfa ubusa, utunyanya wapi. Mfite twa dusereri natwo ndatunyanyagiza ahangaha hejuru. Ndabona nta birungo byinshi twakoresheje, kandi shufurere ntizihenda pe. Izi ntetse n'iz'igihumbi, natuziguze ari ebyiri, imwe 5 n'indi 5. Ubwo wateranya na twa karoti. Urabona ko hano byasigayemo ngiye kunyuzamo amazi, nibyo nandi kubereka uruvange rwasigayemo kugira ngo rutaza gupfa ubusa. Ntugapfushe ubusa, birakaze. Byarakaze kuri iyi si kubona ibiryo umva. Aha, harya umwana ufite nyina na se, ufite nyina gusa ntumbaze, bisaba ibindi bintu. Noneho ngiye kunyuzamo aya mazi nyasukemo nayo. Muribuka ko izi shufurere nazishizemo nyuma zisa nkaho zikiri mbisi. N'ahangaha muri aka kaburenda nashizemo inyanya, naho ndanyuzamo utuzi hasigayemo utunyanya natwo nsukemo. Impamvu rero utu tuzi turaza kumfasha za shufurere zize gusha buhoro buhoro, ntari kunyuzamo ikimamiyo. Noneho aya mazi aragenda kama shufurere zisha, noneho na rwa ruvange na za nyanya zisha, na yasorwa tomo bigenda bisha buhoro buhoro, ukariro gakeya. Sibyo? Rero nuko nguko ngewe mbiteka, nahisemo kubiteka. Ntimuvaneho urushinge. Nshizeho n'akamagi, nicyo kirungo muri bya birungo mudakunda nshizemo. Ariko nge kuri Imana manzi izanyica. Wabibonye? Hano byari bitangiye gutogota, ya mazi muri kubona ko yagize. Turashiramo umuriro kugira ngo wala hano turavanga gake. Niturangiza dushiremo umuriro, twongere dupfundikire. Amazi agenda akama, ni nako n'inyanya ziri gusha, za nyanya twa burendinze na zasorwa tomo na soya sauce. Twongere dupfundikire kugira ngo shufurere zacu zize gusha moyenne. Hano nandi kumva ko umunyu n'uturungo byakoze, kuko hari igihe uteka ibintu birimo umunyu mwinshi cyangwa mukeya. Pfundikira, pfundura, ujya kureba. Upfundikira, upfundura, ujya kureba. Wabibonye? Gutyo gutyo kugeza igihe ibiryo byawe bihiriye. Mwabonye ko amazi yagabanutsemo? Murabona ibiryo byanjye bitafashe irangi? Murabona imboga zanjye zashwanyaguritse? Ona. Murabona aya mazi atakamye? Kandi imboga ziroroshe. Dukomeza duteka gutyo 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 kugeza igihe ibiryo byacu biri buhire. N'ubukunzi iyi video ndakwinginze ume subscribe, ume share, isharing bagenzi bawe, inshuti zawe, nuko ndakwinginze. Ngusabye imbabazi pe. Hano nandi kujabura, babyita kujabura. Niba utajabura untera ibuye. Hari umuntu uteka atajabura, nanjye kuvuga ngo hari umugore utajabura, mwese murajabura. Umuntu wese wagiye guteka yumva ko harimo umunyu, mwagera kuri kamera mukigira abamarayika, ngewe ndabyumva live. Birahiye rero nazimije. Reba shufurere yanjye singiyo ko yakabaye. Wayibonye? Yashwanyaguritse ntiyashwanyaguritse? Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Mwakurikiye cyane ntimwakurikiye? Kagashufurere kanjye rero natogosheje ibirayi, ngiye kurisha uturayi dutogosheje, nta bintu by'amavuta menshi. Nuko muri Afurika tubayeho, no mu Rwanda n'ahandi hose. Nuko iby'amasahani menshi biba babikoreye nyine kuba yafite kubishoboye. Mwakoze kubana nanjye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ciao ciao.